Shalom. Nongeye kuguha ikaze wowe mwene data ukunda Imana kandi ukunda ijambo ryayo. Nongeye kuguha ikaze kuri uyu murongo mwiza dukoresha twiga ibyanditswe byera ari wo Trust and Obey. Muri uyu mwanya njyewe ndi Musoni Flavien kandi ndi kumwe n'umushyitsi Imana yaduhaye ari we umubyeyi wacu Pasiteri Kagimba Safu. Pastor, tuguhaye ikaze muri uyu mwanya udasanzwe wo kwiga ibyanditswe byera. Murakoze cyane Flavien. Nejejwe no gusangira namwe ibyanditswe byera. Amen. Mwajya mbere mukadusengera. Data wera ukiranuka uri mu ijuru, reka tugushimira ko wandikishije ijambo ryawe. Ryari rifite intego waryandikishije, kandi ikibazo rusange cy'isi kibonera igisubizo mu ijambo ryawe. Turinde rero gushakira umuti aho utari, ahubwo duhe kubonera mu ijambo ryawe, ngo isi ikirizwe mu ijambo ryawe. Tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Uyu munsi dufite insanganyamatsiko nziza ifite ikibazo kibaza ngo Bibiliya imariye iki isi? Bibiliya imariye iki isi? Mu by'ukuri abantu benshi bajya bibaza byinshi. Hari abantu bakunda Bibiliya cyane, hari n'abayanga cyane, hari abayifashisha ikabafasha mu bibazo runaka ariko atari ukuyikunda. Ariko ubundi tutarajyana kure, Pastor, nagira ngo nkubaze kuki iki gitabo cyiswe Bibiliya? Ijambo Bibiliya rikomoka mu Rugereki, hari iyo rije mu bumwe bavuga igitabo cyitwa Biblos. Ariko iyo ibaye Bibiliya ni ihuriro ry'ibitabo byinshi. Ibi bitabo byinshi rero byanditswe mu gihe kirekire cyane, mu myaka igera ku 1500. Hafi aho. Iyo myaka abantu bayibayemo ntabwo bayibayeho mu ntambwe imwe y'amateka y'isi, étape de l'histoire. Ntabwo babayeho mu buryo bumwe ngo babe bari basangiye urwego rumwe rw'amashuri. Muri iki gihe cyacu baravuga ngo iki gitabo cyanditswe na kanaka, ngo afite doctora zingahe. Yego. Ariko ababo banditse bahumekewe n'Imana. Yego. Ubwo utumye ahubwo nanibaza, ese Bibiliya yanditswe n'abantu bo ku rwego rumwe? Kuko hari abantu badasoma Bibiliya bavuga bati wenda yanditswe n'abantu baciriritse. Ese Bibiliya yanditswe n'abantu bari ku rugero rumwe rw'imitekerereze? Byaba bishekeje turamutse tuvuze ko Bibiliya yanditswe n'abantu bari ku rugero rumwe rw'imitekerereze. Ariko byaba binashekeje cyane gutekereza ko Bibiliya yanditswe n'abantu binjije. Yego. Bibiliya, ndaguha urugero rutoya. Yego. Uwanditse ibitabo 5 bibanza bya Bibiliya ubifitemo uruhare runini, kuko ushobora gusangamo nk'imirongo yongerewemo n'abandi bantu, ni Mose. Mose yari yarize amashuri yo mu Misiri yose, yari yarakuye akomeye rwose. Yari yarize igisirikare, yari yarize uzuko yize n'ubupfumu, ubucamanza. Yari yarize ubucamanza, yari yarize politike. Mose yari gihangaye, kuko yari yarize yagombaga kuzaba umuyobozi akaba n'uhagarariye ibigirwamana bya Egiputa. Kandi muri iryo shuri ry'ibigirwamana bigagamo ubupfumu cyane. Yego. Noneho rero Mose ni urugero rutonguhaye. Uwo ni umwe mu banditse ibitabo bya Bibiliya. Yego. Ariko hari n'abandi. Tuvuze rero mu isezerano rya kera, ubwo harimo abami, harimo abasirikare, dushobora gusangamo abami, harimo n'abasizi. Yego. Dawidi yari umusizi, ariko yari n'umwami. Yego. Umuhungu we Salomo yari umusizi, ariko yari n'umwami. Yego.
ntushobora rero kuvuga ko Bibiliya ari igitabo cyanditswe n'injiji. yego bitumye ntekereza ku kantu umusaza umwe baramubwiye bati ibya Bibiliya n'ibisigaye ku njiji. Arabasubiza bari abana b'abasore biga muri za kaminuza, abana banjye mwayobye, ahubwo Bibiliya yananiye injiji. yananiye injiji. Bibiliya iyo abana ari injiji yego bayishakamo ibisiporota sapoti y'ubujiji bwabo. yego iyo ibangiye ubwo barayijugunya bati nta kimaze. ariko Bibiliya umwigishwa nyakuri wayo ayibonamo ubwiru bw'Imana. ndihuta ngere ku kintu gikomeye Bibiliya ikemura. ikibazo cya muntu mu mateka y'isi yose kuva mu itangiriro ukagera mu byahishuwe usangamo igisubizo muri Bibiliya. yego kinyoko muntu. ikibazo cy'inyoko muntu cyose inkomoko y'ikibazo cya muntu yego ni icyaha. Bibiliya irabyerekana. yego tubisoma mu itangiriro igice cya 3. ariko muri icyo gice tuhasanga mu isezerano yuko Imana izashyira urwangano hagati y'umugore n'inzoka n'urubyaro rw'inzoka, ko umwana w'umuntu azayimena umutwe akayikandagira nayo ikamukomeretsa agatsinsino. yego aho ni isezerano ry'igisubizo cy'ikibazo cya muntu. yego waba rero umuntu adashaka kumva ukuri akabyirengagiza ukuri igisubizo ngo wagiye mu bapfumu, ngo wagiye mu bacunnyi, ngo wagiye he, kandi igisubizo cyabonetse. none se ikibazo nanone ngiye numva mfite byatwaye, watubwiye ko Bibiliya yanditswe mu myaka irenga 1500. byagenze gute kugira ngo umwe ajye yandika apfe hakurikireho undi yandike apfe, bizagera igihe noneho haboneka abantu bari bukusanye bya bintu? yego urakoze muso. ahangaha kugira ngo tujye mu ikusanya rya Bibiliya bari abantu bagiye basimburana. bose abantu banditse ibitabo 39 byo mu isezerano rya kera, bose bandikaga berekana ko hazaza umukiza. yego ko hazaza Mesiya. uwo mukiza akazacungura isi. yego ubwo bivuze ngo byanabikwaga neza kuko byari bifite amakuru bakeneye. byarabikwaga kandi ntabwo byabikwaga ahantu horoheje, byabikwaga mu buturo bwera. yego uhereye ku gitabo cy'itangiriro ukageza ku gitabo cya Malaki byabaga bibitse. yego ariko igihe Abisirayeli bahunze, reka ne kuvuga ko bahunze, ahubwo igihe bajyanwa ari imbohe, yego bakajyanwa i Babuloni, Imana yari yarabateguje babibika hariya hafi y'inyanja y'umunyu kuri Mer Morte. ndumva narasomye ari Yeremiya. Mer Morte. yego babibika mu bintu by'ibibindi bikoze mu bushishi bikomeye bisigaruma. byagutangaza ari ukugira ngo ubwo bitazajya i Babuloni bikavangirwa umwimerere wabyo ugataka. yego ariko hari n'imizingo bagendaga bahungana. ababibitse ni abantu bayobowe n'umwuka w'Imana. ntawamenya, wabona tuzashyira tugapfa, ariko reka kera amashyira kera abantu bazamenya ibyanditswe. yego ariko igihe bajyanwe i Babuloni, yego urumva ko hari ibyari bitarandikwa. ntabwo twavuga ko igitabo cya Ezekiyeli n'icya Daniyeli byari byaranditswe, yego ariko icya Yesaya n'icya Yeremiya byari byanditswe. yego urwo ni urugero duto dutanze. ibyo bitabo rero n'ibyaje kwandikwa nyuma yabyo kugeza ku gitabo cya Malaki byari bigendereye kubwira abantu ngo isi yacu irahumanye, ihumanijwe n'icyaha, ariko muhumure Mesiya azaza. yego ibyo ni byo Yesu yavuze igihe yaganiraga n'abigishwa be muri Yohana igice cya 5:39. reka nkubwire ko twahasoma, haravuga ngo murondora mu byanditswe byera
kuko mwibwira ko muri byo ariho mufite ubugingo buhoraho yego kandi nibyo bimpamye wa 40 ukabarega hakaza mu kirego ngo nyamara mwanze kuzaho ndi ngo muhabwe ubugingo. bivuze ngo abantu bose nuvuga ngo biriya byose Yesu yisi byanditswe yego n'igihe Pawulo yabwirizaga akavuga ngo ibyanditswe yego n'igihe Petero yabwirizaga akavuga ngo ibyanditswe yabaga avuze bya 39 by'isezerano rya kera yego. niyo mpamvu rero isezerano rishya ritagira agaciro turamutse tutemeye isezerano rya kera. Pastor, aho hari ikindi kibazo abantu bagikunze kwibaza. Isezerano rya kera ryapfundikiwe neza na mwuka w'Imana rifite ibitabo 39, ariko uyu munsi wa none hari n'izindi Bibiliya za Gikristo usanga birengeje 39. Ni iki cyatumye ibi 39 bikomeza ko 39 ibindi birimo bikangwa ku buryo uyu munsi wa none twe dufite 39 hakaba hari izindi Bibiliya z'ayandi matorero zirengeje ibyo? Urugero ibitabo by'abitwa ba Yudita, bene abamakabe, bene Sira, ndumva ari bene Siraki, yego Tobiti, ba Tobiti na ba Yudita, Esteri y'Urugereki, yego n'ibintu nk'ibyo. Ibyo bitabo rero ntubicireho iteka, yego, ariko abasonzoranije 66 yego basanze biri mu mwuzuro w'inama y'agakiza yose, yego. ariko biriya bitabo bizamo amateka y'Abisirayeli mu bihe runaka, yego. nyamara nta buhanuzi bubirimo, yego, buvuga ibyo kuba Yesu azaza, bya Mesiya, zari intambara zabo, zari intambara, yego, nta nubwo birimo ubucamanza kubwo igihe cya ba Samweli na ba Yoshua n'abandi, yego, ariko bigenda byerekana uburyo Imana yakomeje kubana n'abana bayo no mu gihe iyerekwa ritariho, yari ifite ukuntu irindi byayo, yari ifite ukuntu irinda umuryango wayo, yego. ntabwo twabiciraho iteka, ariko kuba bitabonetse muri Bibiliya ntabwo birimo inyigisho zijyanye n'inama y'agakiza. Hari ikindi kibazo wakomeje kutubwira uburyo Bibiliya ari nziza, igitabo cyiza, utwereka uburyo Imana yarinze ijambo ryayo, n'uburyo mu gihe cya Yesu umuntu wese ushaka ubugingo yumvaga agomba kubukomora mu byanditswe. Nashatse kwibaza kuki byiswe ibyanditswe byera, kuko ibyanditswe byari bihari byinshi. Nk'ubwo urugero dusanze na biriya bitabo bya Yudita, mwene Siraki, dusanzwe nabyo ni ibyanditswe, ariko kuki ibi byiswe byera? Ijambo ryakoreshejwe mu Rugereki agios, kivuga ngo ibishyizwe ku ruhande byejejwe n'Imana, nuko birimo revelation, ukubonekerwa n'Imana, ukubwirwa n'Imana. Ntabwo rero ibintu byose byanditswe byaba ibyera. Yaba atari ibyo, Abayahudi bari bafite ibitabo byinshi cyane byitwa Talmud, bigenda bisobanura amategeko ya Mose muri detaye, ndetse na bya bindi ubu ngubu abasore mwita update, bagendaga babi updating kugira ngo barebe ko bagira idini riri dinamike, bakomere cyane, ndetse bitazatuma Imana yongera kubatanga bakagera mu bunyage. None ikibazo, Bibiliya wa mugani hari ikintu uzanye cyitwa update. Kuri iki gihe twebwe mu gihe cy'iterambere twemera yuko ikintu kigomba kugendana n'igihe. Uyu munsi wa none hari abantu benshi bafite imyumvire avuga ati Bibiliya, bavuga bati Bibiliya ukurikije imyaka yandikiwe iri muri analogue. Uyu munsi wa none hari abantu bavuga bati hari amasomo akwiye gukurwamo, hari amasomo akwiye guhindurwa muri iki gihe cyacu cy'iterambere. Kubera iki Bibiliya itemererwa kwa updatingwa n'abana b'abantu ngo isomo ribabangamiye barikuremo, abanyamadini runaka wenda iri somo abone ribangamiye idini rye arikuremo? Kubera iki icyo kintu kitari cyo? Bibiliya yandikishijwe n'Imana, yego, ni Imana yatanze amabwiriza. None ndashaka kukubaza nanjye ikibazo, yego, ese abahawe ayo mabwiriza bakayandikwa
wibuka ko bavuze ngo ribe itegeko ridakuka ry'ibihe byanyu byose. Ni ukuvuga ngo nta gihe bizigera bikuka. Igituma rero amategeko yo mu bihe byacu aba updated ni iki? Yaba amategeko y'ibihugu runaka, yayandi twita itegeko ibwirizwa shingiro, niko abarundi baryita, itegeko nshinga, niko mu kinyarwanda baryita constitution, siko mu Faransa baryita. Noneho rero constitution igihindura kakubera iki? Hari igihe iba yaranditswe ishingiye ku nyungu z'uwayandikishije. Yego. Sibyo? Cyangwa ifite uruhande rumwe rw'abantu, ifite groupe y'abantu ishyigikira abandi bamanura, izamura bamwe ikandamiza abandi, cyangwa n'imyumvire y'igihugu icyo gihe, cyangwa n'imyumvire y'abantu b'icyo gihe. Ariko Bibiliya yanditswe ku buryo itabasha kuba updated. Utese kuki uvuga ko itabasha kuba updated? Ndabigusobanurira ahari urabasha kubyumva. Yego. Ukuzi isoko ya Nili iboneka muri Nyungwe, nta gihe na kimwe bazayi-updatinga ngo iboneke mu Misiri ize muri Nyungwe atembaza, kuko niko Imana yaremye isi. Yego. Iki gitabo rero Imana yakiremeye gukemura ikibazo cya muntu. Yego. Kandi ikibazo cya muntu gikemurwa na Yesu. Yego. Kugeza ubwo abantu bose bazamenya ko Yesu ari we mukiza wabo, bakamwemera cyangwa bakamwanga nk'uko hari abamwanze kera banamureba, ariko nta na rimwe isi izigera ubona undi mukiza. Iyo Bibiliya ni kivuga gusa. Ubundi Bibiliya wenda banseka utse paso Bibiliya ivuga Yesu gusa. Yego musoni. Yego. Burya Bibiliya ivuga Yesu gusa kuva mu itangiriro kugeza mu byahishuwe. Nabivuga mpagaze ku maguru yombi. Bivuze ngo umuntu aramutse asomye imirongo 5 utarabona aho bihurira n'inama y'agakiza uba watanye. Yego. Nabivuga mpagaze ku maguru yombi nuko kamwe kadashyitse. Ariko nicyo mvuga. Yego. Bibiliya iruzuye, ntikosorwa, ntivugururwa. Yego. Ushaka kuyivugurura abashaka kuvuguruza Imana. Hari nagira ngo nanone tugere kuri aka kantu. Bibiliya yakozwe mu zihe ndimi, kuko hari ikibazo nshaka kukubaza. Batangira kuyandika bakoreshaga uruhe rurimi? Ubwo ikibazo umutego urimo nza kugutega ni umutego w'ururimi nyarwo Bibiliya yabirimo rwakumvikana neza. Ko hari bitabo ujya ubona byandi madini atandukanye bakakubwira bati iki gitabo dufite kirimo ururimi rw'Imana rw'umwimerere, nta muntu wemererwa kuba yaruhindura. Urabizi bino ano madini atandukanye aba Buddhista baki bagenda bagira ibintu byabo bakabigumisha mu rurimi rwabo kavukire. Bibiliya yaba yarabonetse mu zihe ndimi kugira ngo tumenye? Isezerano rya kera dufashe ibitabo 5 bya Mose n'ibyakurikiyeho kuzageza igihe cyabaye Ezira na Nehemiya. Yego. Byari byanditse mu Ruheburayo. Kandi rwari Uruheburayo rwa kera kumwimerere. Ariko hakabamo n'utundi tuntu tw'imitego nk'abanditse izina ry'Imana. Hamwe usanga Imana ari Elohim, ahandi ugasanga ari El Shaddai, ahandi ugasanga ari Adonai. Yego. Ariko irya Yahwe byari rikomeye. Batekerezaga ko Imana yavuze mu itegeko rya 2 ngo ntukavuge izina ry'Uwiteka Imana yawe gusa. Yego. Ari ukubabuza ngo ntibakavuge Yahwe. Yego. Barenje barirekeraho birinda kuzaza baryandika ahandi hantu. Nta n'uwaryandikaga ngo. Yego. No gufata ikaramu. N'umwanditsi wajyaga kuryandika yaratinyaga. Oya yariyuhagiraga, agakaraba, akisiga amavuta, akabona akandika Yahwe. Yego. Kuko abagomba kubanza kwipirifiya. Yego. Ibyo bita purification, kwiyeza. Akabanza kwiyeza. Ariko nanone icyo Imana ashaka kuvuga kwari kugira ngo izina ryayo
ntibakarivugire ubusa. yego none iryo zina niritavugirwa ubusa hazaba habaye kuyubaha. yego ndibwira yuko Yesu avuga ngo murondora mu byanditswe, yego yabaga avuze isezerano rya kera, yego kandi yabaga avuze ko ariwe rivuga. none isezerano rishya ryo ryanditswe mu ruhe rurimi rihuzwa? ndagaruka ndacyari mu isezerano rya kera. yego mu isezerano rya kera hari mirongo imwe n'imwe yanditswe mu rwa arameya. mu rwa arameya, yego arameya nk'ibice runaka bya Daniyeli. ubwo ku basanzwe bazi n'icyo bita ikinyaramaya. ikinyaramaya, yego yego. ariko noneho nacyo ntabwo cyari kure y'igiheburayo, yego kuko yari langue semitike. kaya magambo yari yanditse ngo mene teker of racine. yego rweramu. yego ariko nubwo rwari rweramu Berushaza yari yananiwe kurusoma, kandi nirwo rurimi yari yarize. yego yego kubera ubwoba. dukomeje rero dusanga isezerano rishya ryo ryaranditswe mu rugereki. kubera iki mu rugereki? ko abaryanditse bose baba banditse ubutumwa mu bitabo bine, inkuru nziza bane, Matayo, Mariko, Luka na Yohana, bari abayahudi. kuki batanditse mu ruheburayo? bararwigaga, bari baruzi kuko bari barize ku byanditswe byera. ubwo urugereki rwari ururimi mpuzamahanga. icyo gihe rero urugereki ni rwari ururimi mpuzamahanga, kuko kuva igihe Alexandre mukuru yatwariye isi, urugereki rwahawe ab'isi bose ngo babe abarwayoboka. yego noneho rero kugeza igihe cy'ibyahishuwe hose yari yanditse mu rugereki. noneho nyuma yaho abaroma bamaze gutegeka isi, n'idini ritegetswe ni Roma. ni Roma, yego, mu gihe cya guturuka mu gihe cya Constantine. uhereye mu gihe cya Constantine mu kinyejana cya 4, yego, habaye itegeko ko Bibiliya noneho yandukurwa igashyirwa mu Kilatini. mu Kilatini, yego, irandikwa guhera rero mu isezerano rya kera. uwo ni wo mutego nari navuze ndi bugutege. Musore ntugateganye, uri umukristo ntugende. yego, uhereye mu isezerano rya kera ukageza mu byahishuwe, noneho Bibiliya yandikwa mu Kilatini. urumva? yego. ariko ndagaruka inyuma ko isezerano rya kera ryanditswe n'abantu guhera ku gihe cya Mose kugeza ku gihe cya Maraki, harimo imyaka ikabakaba 1000. yego. yasonzoranijwe nande? yasonzoranijwe iti abagereki bamaze gufata ubutware bw'isi. uwitwa Ptolemy wari utwaye umugabane munini wa Misiri, ageze i Yerusalemu agasanga inkuru y'igitabo cya Daniyeli yanditsemo ko abagereki bazatwara isi. yego. muri Daniyeli igice cya 9 uzabisoma. ngo mu bwami bwa Yavani. yego. yaravuze ati iyi Mana yatugabiye isi kuva kera kose, ndashaka ko ibyawe byose byandikwa. hagati aho hari isomo nabonye mu Bagalatiya 3:8 bivuga ngo kandi ibyanditswe byamenye bitaraba yuko Imana izatsindishiriza abanyamahanga kuko bizeye. urumva ibyanditswe byera hari ibintu byagiye bivuga ibyo bintu bitaraba. yego, ari ryo banga noneho ry'umwihariko. none se ntuzi ko muri Yesaya 56 aho ngo abanyamahanga bansenga bakaza bakandamya ngo nzabaha imigisha ni kwiteka avuga. none rero ibyo byo yari sapoti ya Ptolemy. yego, ko yasanga ubwami bwe bwavuzwe mu buhanuzi. yego, nuko ati asaba abayuda ko bamuha abantu 70 b'abahanga mu ruheburayo. yego, ngo bandike isezerano rya kera mu kigereki. yego. iyo rero Yesu yavugaga ngo byanditswe bivuga ngo iki, yabaga yirefera no ku byanditswe mu kigereki. yego, yego. niyo verisiyo yiswe Septuagint. yego. rero ntabwo dutinda cyane kuri ibi, dukwiriye gutekereza yuko Yesu kuba yarireferaga yaragaruraga abantu ngo batekereze ku byanditswe bya kera, ko ari kugira ngo abemeze ko ari we byavuze, kandi ko ari we mukiza w'isi, kandi ko kumwemera bihesha abantu ubugingo. hari akantu
nari ndimo kuvugaho bibiliya abaroma barayifashe bayishyize mu kilatini mu gitabo cy'intambara ikomeye paje 195 baranditse ngo kugumisha bibiliya mu rurimi rutazwi no kuyihisha abantu byari byarabaye politiki y'i Roma nyamara yabikoze yitwaje kwerekana ko yubashye bibiliya. Abaroma urumva bafashe bibiliya bayigumisha mu rurimi rwabo kugira ngo bibiliya noneho ive mu kiroma mu kilatini tube twayibona. Ntekereza ko ari wo murimo wakozwe n'abaprotestani n'abagorozi. Reforme igorora rya giprotestanti yego nicyo ryabanje gukora. Twabasha kuvuga Tyndale yego wanditse isezerano rishya na Wycliffe tukavuga na Martin Luther wayishyize mu kidagi. Icyo rero Imana yakoze yashatse kwerekana yuko agakiza ari ak'amahanga yose yego kandi ko bitagomba kuba mu maboko y'Abiroma gusa. Yego. Uyu munsi na Kiliziya Gatolika nayo ndabishimira Imana. Bafite Bibiliya mu Kinyarwanda. Bibiliya ntagatifu. Kandi iyo uyisomye neza hari abayibeshyera hari abashobora kukubona uyifite bakabona ko wakoze ibyaha. Nyamara ushobora kuyibonamo n'ubusobanuro na komantere nziza cyane zagufasha gusobanukirwa ibyanditswe. Gusa hagasigara ikibazo cya bya bitabo bitarasa ku ntego y'inama y'agakiza birimo. Wenda twihuta dushaka umusozo hari ikindi nagira ngo mvuge. Muri Bibiliya muri Matayo 22 umurongo wa 29 Yesu yaravuze ngo mwarahabye kuko mutamenye ibyanditswe cyangwa imbaraga z'Imana. Ese uyu munsi wa none kutamenya ibyanditswe umuntu aramutse aje akaba umunyedini akaba umukirisitu mwiza akaririmba akagira gute ariko akavuga ati ngiye ibintu byo gusoma ntabwo ari ibintu byanjye. Pastor urabizi muniga mu ishuri muri za segonderi kera na kaminuza urabizi hari abantu badakunda ibintu byo gusoma rwose akavuga ati si ibintu byanjye. Ese uwo muco wenda wawugira mu bindi bitabo? Umukristo udafite amahirwe yo gusoma nuwe buryo amwereka akamaro ka Bibiliya? Ni biki ahomba umuntu udasoma Bibiliya? Birambaje kukubwira. Yego. Ni nko kubona umwana udashaka kurya. Uwo mwana azakura? Oya ntabwo bishoboka. Niba hari ikintu gikwiriye ni ukumenya kwiga ibyanditswe. Yego. Ukabikunda kuko nibyo bituma umuntu akura. Yego. Ngira ngo niba nabona umuntu umwe yego twawukoresha nta kibazo. Reka dusome ibyo Pawulo yavuze ku byanditswe byera. Yego. Kugira ngo umuntu yumve ese umuntu aramutse abaye umukristo mwiza urumva inshingano zose akazikora ariko akabana umuntu udafite inzara n'inyota zo gusoma ibyanditswe byera cyangwa se Bibiliya, ikintu abahomba mu by'ukuri gikomeye ni iki? Banza wumve icyo Bibiliya yandikiwe. Yego. Urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo igice cya 3:16. Ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka. Ibintu bine: kumwigisha akava mu bujiji, yego, kumwemeza ibyaha bye akareba ikibi akamenya kukireka, yego, no kumutunganya, yego, no kumuhanira gukiranuka, yego. Hanyuma bikagira intego kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse afite ibimukwiriye byose ngo akore imirimo myiza yose. Bivuze ngo umuntu udasoma Bibiliya rero aragwingira. Ubwo rero udasoma Bibiliya aragwingira. Nko gufata umwana w'uruhinja wowe musone bakabwira ati wowe musone uri umugabo ntuzajye unywa amata menshi uzajye unywa litiro imwe mu cyumweru. Yego. Ukavuga uti n'umwana wanjye noneho najya anywa igice cy'ilitiro mu kwezi. Uwo mwana ntabwo yakora umugwingisha. Ibyo rero nicyo Bibiliya itumariye. Ntabwo dukwiriye kuyifata nk'ikintu kidafite akamaro, ahubwo twayiherewe kutwigisha no kuduhanira gukiranuka. Yego. Murakoze musoma. Murakoze cyane wowe twabanye muri iki cyigisho. Twari turimo kureba Bibiliya aho yavuye. Pastor avuze ibintu byinshi cyane ariko nagira ngo nkubwire ngo
ndagukangurira cyane guha agaciro aya magambo tugiye gusorezaho bitwa uburezi paji 127 aho banditse ngo uwiga ijambo ry'Imana afite umutima umaramaje kandi ushaka kwigishwa ashaka gusobanukirwa ukuri kuyirimo azayihuriramo n'uwayandikishije. Mu magambo make Bibiliya na adresse aho Imana ihurira n'umunyabyaha ku giti cyayo. Ndagukangurira rero inshuti yanjye gukurikirana ikiganiro igice cya kabiri cy'iki kiganiro twari turimo aho tuzaba noneho turimo kureba uburyo Bibiliya yakoreshwa mu buryo bwiza, kuko isi yuzuye abantu bakoresheje Bibiliya nabi bibyara amahano, isi yuzuye abantu bakoresheje Bibiliya neza bibabyarira umugisha. Mbere yuko dusoza reka dusenge. Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugushimiye uburyo wabanye natwe muri iki cyigisho, tugushimiye umubyeyi watwohereje kugira ngo abane natwe dusangire ibyanditswe byera. Ibyanditswe byawe byera ni ukuri kandi bifite akamaro. Byaciye mu nzira nyinshi cyane kugira ngo iyi Bibiliya igere mu biganza byacu. Uduha amahirwe yo kubiha agaciro. Kandi ubwo Bibiliya kuva mu itangiriro kugeza mu byahishuwe yerekana Kristo, uduhe kugira ngo tujyemo tugiye gushaka Kristo n'agakiza k'imitima yacu no guhinduka kwacu. Tubisabye mu izina rya Yesu. Amen.